abategura jenoside umugambi uba ari ukurimbura igice cy'abantu na jenoside yakorewe abatutsi umugambi wari ukwica bakanarimbura abatutsi bose burundu. Ni ibintu byigishijwe bikajya bivugwa no mu mbwirwaruhame z'abayobozi. Nko mu 1992 uwitwa Jean Bosco Barayagwiza yari umuyobozi mukuru w'ishyaka CDR, akaba n'umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yavuze ko bagomba kwica abatutsi ku buryo umwana w'umuhutu uzavuka azajya abaza uko umututsi yasaga. Muri 1993 Colonel Theoneste Bagosora wari umuyobozi mu rwego rukomeye rwa gisirikare yavuze ko agiye gutegura imperuka ku batutsi. Ikimenyimenyi nuko muri jenoside yakorewe abatutsi hari imiryango imwe yishwe ikazima, umugabo, umugore n'abana bose bakicwa. Urugero nkanjye ubu ndibuka umuryango wa Ngirabatware Stéphane n'umugore we Kankundi Eveline bari batuye mu karere ka Bugesera ubu ngubu mu murenge wa Ruhuha, bari bafite abana 7. Ngirabatware Stéphane yakoraga muri Minitrap nubwo jenoside yabaye yaramaze igihe gito yahagaritse akazi, akaba yarakundaga gutarama. Abo bana be bose bari bararangije amashuri abanza. Nk'umuntu wakundaga gutarama rero, reka natwe uko twibuka imiryango yazimye tumutaramire.